mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize ni Murat yararimo aganira na mama Lucas arimo amubwira yuko afite ubwoba bw'uko Lucas ashobora kuba atakimukunda yewe harashobora no kuba yarabivuyemo. Mama Lucas yaramaze kumusezeranya kari mu ruhande rwe ndetse azamufasha. Ese ubundi umupangu wabo ni uwuhe? Ese ubundi aho bazabigeraho nangwa ntibazabigeraho? Reka n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri ni Murat ndetse na mama Lucas. Ahera kakamubaza atari ko se mami, mubyeyi mwiza, mabukwe mwiza nkunda, ibi bintu tuzabigenza dute? Ese hari igisubizo waba ubifiteho? Genda umva bikomeje kuntera ubwoba. Ndaramubwira ati rero mwana wanjye, ikintu kigomba kubaho icyo ari cyo cyose uko byaba bikomeye kose, ntabwo ugomba gutuma Lucas asubirana na Jenta, kabone niyo waba ubibona ko we na Jenta bari kumwe cyane. Njyewe ndagushyigikiye ndetse ndi no mu ruhande rwawe. Ndetse mama tuzabigenza gute? Mama Lucas ati rega nari nzi kuriya munyagwa atakiriho, sinigeze mukunda, gusa ahubwo wagira ngo uriya muhungu wanjye yari yaramuroze. Lucas yakundaga Jenta kuri rwa rwego ntashobora kuba nagusobanurira, byari birenze pe, biri ku rundi rwego ndetse urwego rwo hejuru. Ariko ibaze ko nta na rimwe Lucas yigeze ampa agaciro igihe cyose yari ari kumwe n'uriya mugore we. Uriya mugore we ngo ni Jenta yarabanzaga akanikurikira, kandi even now niba koko uriya twabonye ari we Jenta tutari gushidikanya, biraza kugorana mwana wanjye, ariko humura ndi kumwe nawe. Ku rundi ruhande Lucas aba ari gutekereza cyane, mu mutima ari kwibaza ati mana ubu ndakora iki? Amahitamo kano kanya yerekeje kuri Kimi, ari we mugore wanjye Jenta. Ntago nitaye kuri ni Murat kubera ko n'ubundi byose ndabikoze ngira ngo byibura nabura wenda mama na mushiki wanjye bareke gukomeza kumbwira ko naheranywe n'agahinda. None se mana, igihe maze kubona urukundo rw'ubuzima bwanjye, what am I going to do? Ibi bigomba guhagarara. Ntago nzi uburyo ndi bubibwiremo ni Murat, ariko bigomba guhagarara. Ntago nabana n'undi mukobwa mbizi neza ko umugore wanjye wisezerana gihari, bizi neza ko umwe rukumbi nkunda n'umutima wanjye wose agihari naho yagiye. Gusa n'ubu ndakibaza, ubundi byagenze bite? Byanyuze mu zihe nzira? Gute Kimi ari we mugore wanjye Jenta yisanze yitwa Kimi? Ese ubundi uburyo n'ibyo yanyuzemo, uburyo bamushimuse, byose byateguwe nande?
akomeza gutekereza ibintu byinshi, ari nako ari kwibaza, kagenda ahuzahuza ibintu ariko akabona ntabwo ari kubikurura. Afata telefone agahera akahamagara Kimi. Telefone icamo ariko Kimi ntabwo aba ari kwitaba. Atangira kuzenguruka mu cyumba cye ariko no yivugisha avuga ati Jenta, please ndakwinginze itaba telefone. Icamo ikikuraho, arongera akamuhamagara, noneho Kimi akitaba. Mu kwitaba Lucas arabanza akamubaza tumeze neza ko wari watenze kunyitaba ahura amahoro. Undi ahera akamubwira ati Lucas, I'm fine. Ko numva se ahubwo wowe wagira ngo urahangayitse, hari ikintu kitari kugenda neza? Ndatoya ntacyo, nuko nabonaga batenze kunyitaba, ibyo byo byari bitumye mpangayika. Ahubwo se how are you doing? I'm doing great. Urebye ndashima Imana nta kibazo. Lucas ati wembeshye, Jenta nzi w'umugore wanjye nakunze, twabanye imyaka myinshi, ntago ajya atinisha kumbeshya. None kuri iyi nshuro waba wize kumbeshya? Waba wize kumbwira ko umeze neza utameze neza? Kimi ariyumvira, yarangiza akitsa umutima akambwira ati ndumva ntameze neza pe, kuva ejo ntago ndasinzira, naraye nicaye ndeba, ndibaza ibintu byinshi, ndibaza ibintu byatubayeho njye nawe ni ibiki? Ubundi gute twaje kwisanga tutakiri kumwe? Gute nisanze hano hantu nawe ukisanga aho uri uyu munsi? Ubundi ni ibiki? Ntabwo ndi kubyumva pe. Nakubeshye, ndi gutekereza ku bukwe bwawe na Nimrat. Numva umutima urandiye, numva ubwoba ni bwinshi, numva ngiye gusara. Ariko nanone nakibuka ko ntacyo mfite nabikoraho, ishyira mu mutuzo. Lucas ati babe, listen, nduwawe forever and ever. Nta cyadutanya igihe cyose ukiriho, nta n'ikizigera kidutandukanya. Nimrat yigutera ubwoba, mfite icyo ngomba gukora, mfite n'icyo nzabikoraho. Ahubwo mfite ikintu nshaka kukwibariza. Uri tayari ko dushobora kuba tugiye kujya mu rugamba? Uriteguye ngo tuzarurwane? Aho uri ready yo kwakira intambara izo arizo zose njye nawe tuzahura nazo? Ndati cyane rwose, nta kibazo. Twanyuranye muri byinshi, twamaranye imyaka irenga 10 nta rubyaro, kandi byaje muri icyo gihe byose twabinyuranyemo. Uyu munsi rero ntabwo ari bwo byananira. Urabizi ko ngukunda n'umutima wanjye wose, ariko ibi bintu ndumva bikomeje kumbera ihurizo. Lucas ati nta mpamvu yo guhangayika no kugira ubwoba, ahubwo nkeneye kumenya gute washimuswe. Nkeneye kumenya ngo ninde wabigizemo uruhare. Nkeneye kumenya ngo ninde washatse kunyambura umugore wanjye w'igikondiro. Nkeneye kumenya umuntu utaranyifurizaga ibyiza, washatse kunyima
uwanjye bwite nakundaga n'umutima wanjye wose. Kimata ariko se ibyo ni ngombwa? Ibyo bintu ndumva atari sawa pe, nta n'impamvu yo kubitekerezaho. Ni ngombwa se ubundi ko tubyitaho? Ndati yes of course, ngomba kubimenya, nkamenya ninde washakaga kunyambura urukundo rw'ubuzima. Erega kugeza n'ubu sindabyumva, ntago ndabyakira. Kimati none se mugabo mwiza, ko mbona ibi bintu bikomeye kandi n'ubundi gutandukana kwanjye nawe nta ruhare n'uyu n'umwe wayigizemo, aba ari wowe nta ruhare wabigizemo, abe nanjye nta ruhare nabigizemo, gusa ingaruka zose zatugezeho twembi. Yewe ndumva mfite ubwoba, ndumva ntazi ibintu bigiye gukurikira. Umenya hari tugiye guhura n'intambara z'urudashya. Bakirimo kuganira, Lucas yumva harukomanga, ahera akabwira Kimi, akamubwira ati bebe sorry gato ndaje, ndumva hari umuntu uri kunkomangira, ntuze kujya kure ya telefone yawe, ndaza kongera ngo uhamagare. Undi ati it's okay babe. Mu gufungura akiva kuri telefone abona ari Nimrod wari umukomangiye. Ahera akamubaza ati bite se kandi wowe ko winjiye hano? Nimrod ati simfite uburenganzira bwo kwinjira mu cyumba cy'umugabo wanjye se? Ndati se kuva ryari winjira mu cyumba utanteguje ukinjira igihe cyose wumva ushakiye? Ndati ariko nabanje gukomanga. Amambere se ubundi kutambuzaga kwinjira mu cyumba cyawe, noneho habaye iki? Ese kuri kwifungirana mu cyumba cyane ufite ikihe kibazo? Ntabwo ushaka guhura na bamwe muri twe? Undi se ko mbona wahindutse? Sweet, are you okay? Lucas ariyumvira akamubwira ati ntabwo mbizi niba ameze neza nangwa se nameze neza, kubera ko kano kanya nanjye ubwanjye sinzi ngo bimeze bite. Ndimo ndakureba numva mfite ubwoba, nagutekerezaho numva umutima wanjye wose wuzuye ubwoba, umubiri wanjye wose ugatengurwa. Ndimo ndabona ko ndi kugenda ngutenguha, ndimo ndabona ko ndi kugenda njya kure yawe cyane. Turi kuvuga ibiki babe? Uri kuntenguha guteze? Ese uri kwibuka yuko umusibe ejo ari umurenge? Waba wibuka ko njye nawe tuzajya gusezerana? Lucas ati nta murenge uhari, njye nawe ntabwo tuzasezerana, nanjye nawe bahari. Nimrod ati ngo iki? Babe bakuroze? Are you out of your mind? Urasinziriye uri kurota? Uri kuvuga ibintu uri kurota? Ese urakomeje? Oh, you are just kidding. That I'm not kidding. Ndakomeje be. I'm serious, and even more than being serious. Nimrod ati habaye iki? Niki kitari kugenda neza? Niki cyahindutse? Niki cyatumye uhindura intekerezo? Ntabwo ukinkunda? Urumva utagikeneye kumbera umugabo? Lucas nizere kuri kunyinisha. Ndati Nimrod, ntago njya nkina, sinifuza no kuzagukinisha n'umunsi n'uyu n'umwe, ariko ugomba kwakira ukuri. Like I told you before, ntago nigeze nakira urupfu rw'umugore wanjye ndetse n'abana banjye. Nta munsi n'uyu n'umwe ujya ushira ntabatekerejeho, ariko uyu munsi nagize umugisha.
namaze kumenya ko umugore wanjye akiriho. None se Nimura, urumva njye nawe twakomezanya? Ese urumva njye nawe twabana? Ntabwo byakunda. Nimura atari kuri kidding. Lucas, uri uwanjye, ubishaka utabishaka, ubyemera utabyemera, njyewe nawe tuzasezerana. Undatike, ese tuzasezerana ku gahato? Urumva ibyo bintu bibaho kuko urumva byakunda? Ntabwo byabaho pe, n'umunsi n'uyu n'umwe. Undi ariyumvira, yarangiza agahera kagasohoka n'umujinya mwinshi n'uburakari. Aragenda akajya kureba mama Lucas, akamubwira ati mama, ntabwo tugomba kwicara, ibi ntabwo byakunda, yewe nta nubwo byashoboka. Ahera kagasohoka akavuga ati mama, ndagiye, nshobora kuza kugaruka ntinze, ariko ndagira ngo nkubwire ko ntashobora guhara Lucas kuko ndamukunda. Nimurati rero yinjira mu modoka, agahera kakagenda. Tugaruke kuri Kimi, abaryamye mu cyumba ariko ubona atishimye. Mama we arinjira kamuvugisha ati mwana wanjye, kuva ejo ntabwo uravuga, yewe no kurya kwawe biri kure cyane nk'ukwezi. Nijoro waraye wanze kurya, uyu munsi wiriwe uryamye, none dore aho amasaha ageze, umunsi wose mu buriri. Mwana wanjye ufite akahe gahinda? Ese ufite ikihe kibazo? Maze iminsi witwara bidasanzwe. Hari ikintu Robinson yaba yaragukoreye cyakubabarije umutima? Kandi kiriya gihungu nsanze aricyo cyabikoze, ntabwo twakiranuka. Mbwira niwe, mbwira mpere ko muhamagara, mubaze kuki yambabarije umukobwa. Kim ariyumvira, kabwira mukecuru, kavuga ati mama, nta niri na rimwe Robinson yari yatuma ndira, arankunda pe. Aba yumva ahubwo nta kintu n'iki na kimwe cyambuza amahoro n'amahwemo. Aba yumva nta kintu n'iki na kimwe cyambabaza. Ndati none se mwana wanjye, ni ibiki byabaye? Ko mbona utishimye kandi nkaba mbona wagira ngo hari ikitari kugenda neza kuri wowe. Erega mwana wanjye ndakuzi, imyaka maze turi kumwe, iyo ubabaye ndabimenya, n'iyo unezerewe mba mbibona. Kim aratekereza, kavuga ati se ndabona aho mpera mvuga. Ndamubwira se ko naje kumenya uwo ndi we? Ndamubwira se ko naje kwiretura ndi kumenya hahise hanjye? Uyu mubyeyi ndamubwira iki koko? Ntabwo mfite aho mera mbivuga, nta nubwo mfite aho mera mbibwira Robinson. Nta kintu n'iki na kimwe cyo gukora mfite. Ariyumvira, yarangiza akabwira mama we, akavuga ati mama, maze iminsi numva nameze neza. Hari igihe rimwe na rimwe ahahise hanganza, numva umutima wanjye wuzuye ishavu n'agahinda, nkumva nanze ibintu byose, nkumva
nkumva nanze ibingaragiye, nkumva nshaka kubaho njyenyine, ako nta kindi kibazo mfite. Undi aramwegera akamuhobera akavuga ati mwana wanjye ntukigunge, erega ntukababare, niwe gakobwa konyine mfite, niwe wenyine mfite muri kano kanya, nta n'undi ndeba. Rero nujya ugira ikibazo basi ujya unyegera as your mom, umbwira ikibazo ufite. Ndati nibyo mama, kandi umbabarire ko mba nihereranye ibibazo byanjye bya hato na hato. Umukecuru nta kindi kintu akora, afata umusaya wa Kimi akawurambika mu gituza cye, akavuga ati mwana wanjye ntukababare ndagukunda. Kimi nawe ati nanjye ndagukunda mama. Tuve kuri Kimi twigarukire kuri Nimrat. Amasaha yaba yakuze ari nijoro, arataha, yamara gutaha akagera mu rugo agasanga nyirabukwe amutegereje. Aza afite ibintu bisa naho ari nka takeaway, arinjira akaramutsa nyirabukwe ariko agakomeza akinjira mu cyumba cya Lucas. Atarinjira agaruka inyuma akabaza nyirabukwe, akamubaza ati saho Lucas yaba yariye? Ndati oya, namukomange yanze kuva mu kiriya cyumba, kuva ejo ntaragisohokamo, yewe nta n'ikintu ararya. Ndaragenda akamukomangira, mu gukomanga Lucas arafungura, agifungura akabona ni Nimrat, akamubaza ati wowe kandi nise ugarutse gukora iki? Undi aramwegera akavuga ati rega mukunzi wanjye mba nguhangayikiye. Lucas yitegereza Nimrat, kareba uburyo amezemo, tangira gusubiza amaso inyuma, akibuka ibihe byiza bagiye banyuranamo, ahantu bagiye batembera bari kumwe, yewe aho basohokeye. Akibuka yuko Nimrat ari wamufashije kuva mu mwijima w'icuraburindi yaramazemo igihe. Mbese umwijima yari yarabuze umuntu uzawumukuramo. Marangamutima aramuganza, agahera kakamuhobera n'ikiniga cyinshi, akamubwira ati Nimrat umbabarire, nanjye nta yandi mahitamo mfite. Kugeza ubu sinzi icyo ndi bukore, kugeza ubu nanjye sinzi ibyo ndi gukora ni ibiki. Ndati it's okay babe, ahubwo nari nkuzaniye icyo kurya. Afungura ibyo yarazanye, akamuhereza akarya, yarangiza akamuhereza n'icyo kunywa. Undi ararya yewe akananywa. Nimrat asiga amuhaye bizu yo kwitama, akamubwira ati enjoy, akisohokera. Asohoka amwenyura avuga ati wow, iki ndagitsinze. Aragenda akareba nyirabukwe, akamubwira ati mama ubu noneho najya ninjira mu gakino, ntago nzigera niri na rimwe nyuma hari umuntu ntwara Lucas. Ubyitege, ni njye nawe ngomba kuba umugore we ubuzima bwanjye bwose nsigaje kuri iyi si. Ahari wenda guhura nawe byari impanuka, ariko guhura na Lucas niyo mpanuka nziza naba narakoze mu buzima. Bucya mu gitondo Lucas arabyuka agasohoka hanze nk'ibisanzwe,
hanze ari kureba view yo hanze ahantu hatuje akayaga kari kugenda gake Nimurata amuturuka inyuma akamufata mu nda akamubwira ati be umeze neza waramutse neza ati yes of course naramutse neza ahubwo se waruri nari nakubuze nari nagukumbuye none se ubundi guhera mu gitondo waruri ntago we wari wankumbuye mbega wowe si umugore nsigaye mfite muri iyi minsi usigaye ujya kure yanjye Nimurata ati sorry babe nari nanze kugukangura ngo ntaza kukwicira ibitotsi ahubwo se imyiteguro yeje igeze urabyibuka ko ejo dufite umurenge undi ati yes of course ndabyibuka ati none ko mbona utagiye gushaka imyenda ya myenda wadodesheje urajya kuyifata ryari undi ati oh reka nzimamagare mbibutse yuko bagomba kuyinzanira ati ahubwo se wowe yakanzu ugomba kugenda wambaye wavuye kuyifata ko mperuka nawe waragiye kudodesha Nimurata ati cyane rwose naraye ngitahanye wow Nimurata yarakagahobera Lucas kavuga ati I can't wait ndumva mfite amatsiko sinjye uzarota umunsi w'ejo ugeze Lucas ati humura babe bigomba kugenda neza Nimurata akakigendera akavuga ati babe hari ibintu rero nari ngiye gutunganya ndaje gatoya Lucas akiri aho ngaho telefone ye irasona mu gusona aritaba mu kwitaba aravuga ati karame ndatse waramutse neza Lucas ati yego naramutse wowe se ahubwo waramutse ati yego nanjye naramutse meze neza ndashima Imana Kimahera kakamubwira ati none se plan twari dufitanye uyu munsi turabona na ryari mama saha amenye igihe tuza guhurira Lucas ati plan yawe nande se jewe Lucas se jewe mfitanye gahunda nawe Kimati babe gabanya imikino jewe nawe dufitanye gahunda ahubwo wari wambwiye ngo uyu munsi uraza kumbwira ahantu turi buhurire tuganire dufate n'umwanzuro ku bibazo turi kunyuramo muri iyi minsi ndetse tunaganire no kuhahise hacu turebe n'icyo tugiye gukora Lucas ati aho niwibeshye intambara jewe Lucas mfitanye plan nawe ndatse noneho wasinze ni kimwe muri kuvugana okay basi ni Jinta muri kuvugana Lucas ati Jinta wahese kandi Jinta wowe ndumva uwo muntu ntamuzi wibeshye pe ahubwo se mu buzima bwanjye hari umuntu witwa Kimi nangwa Jinta nzi Kimati baby come on ni Lucas turi kuvugana ntabwo n'undi muntu ndati yes of course ninjye muri kuvugana ahubwo ndi gutungurwa n'ibintu uri kumbwira ese njye nawe turaziranye Kimi mu gahinda n'umujinya mwinshi ahera akakabwira Lucas kabwa ati Lucas ntago imikino nyikunda uri gukina nanjye ndetse ariko ntago ndi gukina nawe niba nkubwiye ko nakuzi byizere ntago nkuzi ndatari ko noneho bampinduriye none se nibeshye nimero ndetse ntago mbizi niba wibeshye ako ngiye nta muntu witwa Kimi nangwa se Jinta nzi Kimahera kagakopa Lucas agasigara yibaza Kimi who is Kimi
Kimi ntabwo se Jinta umuntu se ndamuzi arabyirengagiza agahera kakigarukira mu nzu bucya mu gitondo iwabo bagatangira kwitegura yewe na Lucas abarimo yitegura bari kwitegura kujya ku murenge kugira ngo we na Nimrod basezerane barambara ubona ko baberewe kandi basa neza binjira mu modoka bakerekeza ku murenge aho baba bagiye gusezerana barimo bagenda telefone ya Layla kuko nawe bari kumwe nabo irasona mu gusona aritaba mu kwitaba kavuga ati Kimi neza ko mpamagaye amasaha turimo turerekeza ku murenge Lucas na Nimrod bagiye gusezerana Kima tugize ngo iki Layla ati ntabyo uzi Kima ati no way biri serious ise ndate cyane ndate ntago mbyumva Lucas agiye gusezerana na Nimrod Layla ati yego ahubwo umurenge wawe uri mu kanya gato cyane kandi uranabizi ko duturiye umurenge ni minota 5 kugerayo ahubwo niba byagushobokera waza ukahadusanga ndatoke karendaje baragenda rero bakagera ku murenge hashira kanya uwitwa Kimi nawe akahagera ariko akihagera mama Lucas niwe umubona mbere aragenda akamutangira kamubaza ati kandi uje gukora iki hano wowe ndata ariko mfite uburenganzira ku mugabo wanjye ndati uwuhe mugabo wawe kandi wowe ninde ukuzi ndati njyewe nje kureba umugabo wanjye Lucas kandi ikindi nta burenganzira ufite bwo kumbuza gutambuka ndati ariko se byanditse ko ukiri umugore we hagura umugore we Lucas ni ingaragu agiye gusezerana na Nimrod rero wowe uri umwe expired uri ex-wife kandi ugomba kubyakira ubundi si y'imyaka yose wari uri he muko niba wari uriho kuki watinze kugaruka akiri muri ibyo amubwira Layla ahita aturuka hirya asa naho ari kumusekera kavuga ati Kimi waje karibu tumva ngiye rwose habuze gato ngo guhamagare Jinta izina Kimi sinjya ryakira tumeze neza se muramukazi wanjye ndati imeze neza nta kibazo kavuga ati none se wambwirira Lucas akaza tukavugana ndati nta kibazo Layla areba mama w'ikijisho kavuga ati mama nshishwa ahangaha ndakuzi nkuzi nk'uwakubyaye ndakuzi cishwa ahangaha ubundi Jinta mwamupfiki buri gihe iyo umubonye ubugira ngo ubonye se kibi mama ndagira ngo nkwiyame nongere nguhe gasopo kuri Jinta nujya umugeraho ujye ureba ku ruhande ndaraseka akavuga ati imipangu muri mirabapfubana da niba yaje hano ngana byice ntago biri bupfe ndaragenda akabwira Lucas ariko agafatanya n'akaboko akamujyana Lucas aragenda agahura na Kimi ariko akamureba nk'utamuzi Kimi aramureba akamubwira ati Lucas uje gusezerana ndati yego uri serious Lucas ati cyane I'm serious nje kubana gusezerana n'umugore wanjye mu
mukundwa wanjye ni Murate. Ndati ntago ndi kubyumva. Ntago ejo bundi ari wowe wari uri kumbwira ko bitashoboka. Ntago ari wowe wari uri kumbwira ngo tugomba kwicara tukigira hamwe uko tuzihanganira intambara zose tuzahura nazo. Ndati mbibwira wowe se? Wowe ahubwo surinde ko mbona ndabona amaso araye. Ubundi se ndakuzi? Ndati ntago ndi kubyumva. Nese urongeye nsubiriyemo amagambo amwe wambwiye numvaga hari mu mikino. Okay, ndeba neza ntago ubona ko ndi Jinta. Ndati Jinta uhese Jinta wahe? Ngenda kubaza ubundi njye nawe turaziranye. Kimara atungurwa kumirwa yitegereza Lucas akavuga ati Lucas ntago uri Lucas nakunze, ntago ari Lucas nzi. Byakugendekeye gute? Bakugenjeje bate? Batangira gusa n'abatongana. Lucas amubwira ko atamuzi, undi nawe akamwibutsa byose, ariko undi agakomeza kumubwira ko atamuzi. Ako kanya Leila araza kavuga ati ariko siko mbona muri gushwana murapfiki. Jinta atereka nkubwiza ukuri ntago ndi kwiyumvisha ibintu umusaza wari kumbwira. Ibaze ko ari kumbwira ko atanze, ibaze ko ari no kumbwira ngo izina Jinta naryaza ati yewe ndakimi ntabazi. Ibaze ko ari kumbwira ko ari ubwa mbere mbonye. Leila arahindukira agakubita umusaza w'urushyi rwiza akavuga ati Lucas kanguka uyu uri umugore wawe. Murate ariko wasaze. Umugore wanjye ni Murate, aho umusize ndahazi, ahubwo uyu nguyu ninde ko mbona ndamuzi. Mu mujinya mwinshi abasiga aho ngaho akagenda. Jinta nta kindi akora yicara hasi agatangira kurira akavuga ati nibiki bibaye kuri Lucas koko ko mbona atari gusa gute yakibagirwa akanavuga yuko atanze. Nabura wenda yakaba yambwira ngo ntabwo byakunda ubu usigaye mfite undi. Leila ati nanjye ntabwo ndi kubyumva, ariko ibi bintu si gusa. Ibi bintu ngombe menye niki kibyihishe inyuma. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese koko Lucas yibagiwe Kimi? Nangwa n'ukuyobya uburari? None se niba yaramwibagiwe byaba byatewe n'iki, nangwa se byaba biri guterwa n'iki? Ninde waba ubiri inyuma? Ese koko biraza kurangira asezeranye na Murate? Niba aramuka basezeranye se Jinta araza kubyifata mate? Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete. Byose mwibaza tuzabimenya mu bice bizakurikira. Inkuru nijye uyandika kandi ni nanjye wibagezaho.